Hello friends, ndabasuhuje. Iyi ni website nshyashya rero ibonetse muri ino minsi abantu bari gukoramo amafaranga online. Nkuko mubibona yitwa Fix Monthly XYZ. Iyi website rero ushobora kubikuza ukoresheje bank transfer nkuko mubibona hano cyangwa se PayPal. Ngira ngo abantu mudafite PayPal cyangwa se igora nkuko mujya mubimbwira, ya murabona noneho ko bank transfer ikunda hano kuri no website. Murabona rero hano turi kuri home, barakubwira bati join and get paid. If you are a student, numva ko ino website ahanini yakorewe abantu b'abanyeshuri cyangwa se unemployed, abantu badahembwa cyangwa se abantu bakoresha internet cyane, bakaba bayibyaza umusaruro bagakura amafaranga online. Nkuko mubibona rero, murabona ko ushobora kwaninga hagati y'amadolari 5 kugera ku madolari 8 ku dutask dutoya bagenda baguhereza ku munsi. Nkuko mubibona rero hano ushaka bikuza nkuko maze kubibabwira, hari application yitwa Western Union niyo wakoresha ubikuza cyangwa se ugakoresha bank transfer yewe ndetse na PayPal. Ya murabibona ko amafaranga ariho menshi. Ndabahereza link muri description cyangwa se muri comment, muze kwiyinjiriraho murebeho. Murabona ko website rwose ikora neza nta kibazo. Iyi ni review rero ngiye gukora kuri ino website, muyirebe nawe urebe niba wayinjiraho ugakora amafaranga online nkuko bigaragara hano. Nkuko mubona hasi hari disclaimer, muraza kuyisoma nimurangiza musobanukirwe neza ibyino website. Ngira ngo nkuko munabibona kuri no disclaimer, murabona hasi bari kuvuga bati we never ask any member to pay us. Ntago tujya dusaba umuntu uwo ari wese amafaranga ngo mu buryo bwayo bwo bwose. Iyi website iri free. Ubwo muraza kubisoma bumva icyongereza ariko ngira murabyumva ko iri free. None ikintu nakuraza hano handitse sign up, ukandeho kugira ngo ukoremo account ku bantu tutayifite cyangwa se mutayifite. Nkuko mubibona rero tukimara gukanda batuzanye ku yindi dashboard, uraza hano ushyiremo izina, username, ushyiraho password, ushyiremo na email. Nyuma yo gushyiramo username na password na email rero urahita uza ukande register ubundi winjireho. Nyuma yo gukanda register urategereza. Murabona ko registration irangiye, ubu maze gukoramo account. Registered successfully, your account has been activated. No urahita uza ukande hano handitse click here to log in. Tukandeho twinjiremo muri application. None hano ndaza nyine nshyiraho bya bindi byanjye, username na password, ubundi nkande login, twinjire muri application yacu. Application nyinshi nayo imaze iminsi mbereka yuko wakoresha VPN kwa ko zidakora mu Rwanda, ariko iyi ngiyi nyine iyo irakora mu Rwanda. Murabona hejuru ko nta VPN nakoresheje. Uzikoresha VPN nazo nzajya ngenda nzibabwira, niba ikoresha VPN ntago nabura kubikubwira muri video, ariko iyi ngiyi yo iri free mu Rwanda naho irakora rwose. No murabona join work and earn, kadutegereze connection. Nkuko mubibona rero tugeze muri account, bampaye task ya mbere, task 1. Bari kumubwira bati fate ino link, bati use the link below to generate traffic and earn money for job views. Ni ukuvuga ngo bo baguhereza ino link iyi ngiyi ukayikopiya, none ukayishyira kuri social media platforms zawe. Ushobora kuba group, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter cyangwa se YouTube. Ari naho nanjye nayikuye. Noneho urabona ko ushobora kwinjiza amafaranga buri uko umuntu akanze kuri iyo link, iyo ngiyo nyine iyi ngiyi baguhaye. Noneho murabona ko ushobora kwinjizamo amafaranga ajya ku madolari 25. Nyongo website murayibona ko payment status iri enable. Murabibona ko ino website rwose hariho na guide nyinshi, ushobora gusoma ino guide mu gihe ubaye utari kumva ibintu bari kukubwira neza. Ino website nanjye iracyari nshyashya kuri ngewe, ntago nakubwira ko nayabikujeho ariko ndacyari kuyigerageza. Gusa icyo nakubwira ko nuko mbona ko ishobora kuba iri stable mu gakeya. Ntago nakubwira ko iri stable cyane kuko nyine ntago ndayikoresha ngo nyabikuzeho nanjye, gusa ndayiguhaye ngo ubu ugerageza. Mwibuka ya rule nabahaye ivuga ngo website yose bazajya bagusaba amafaranga ntukayashyireho. Kandi nkuko kuri iyi ngiyi batubwiye ko nta mafaranga bazatubaza, bivuze ngo nugera kuri step bagusaba amafaranga uzahita ukitinga nyine, uzahite ubyihorera kuko website yayo yose gusaba amafaranga aba ari scam. Iyi ngiyi rero nayo turacyari kuyigerageza, ubwo nawe uri mushyashya rero urawigerageza turebe ko tuzabikuziza rimwe. Ikindi wenda nababwiraho kuri no website ni uko nagiye kuri Google ndayisearchinga, nkuko mubona rino ijambo fix monthly, kuriya ira website nyine yitwa Fix Monthly XYZ. Nagiye muri Google ndayisearchinga,
nasacinze rero fix monthly gusa, fix monthly nkuko hariya yitwa fix monthly xyz. Dore amakuru nabonye kuri Google, nari ndi kureba niba nyine ino website iri legit. Ngira ngo rero murabona ko ino website hano bari kutubwira bati it was founded muri 2023, ibintu nk'ibyo ngibyo batubwira ko iri paying, ariko ibi ngibi nibyo kuri website yabo, ntabwo byavuga ko iri legit cyangwa se yizewe cyane. Reka wenda nakozeho review, ngenda mbona ko hari abatayivugaho rumwe, bavuga ko iyi ngiyi nyine iri suspicious cyangwa se ishobora kuba iri scam, nkuko mubibona hano nk'uyu nguyu yayikozeho review. Ni ukuyikoraho review nyine nawe ukinjiraho ukareba ibyayo cyangwa se ukareba amafaranga, ariko nkwibutsa yuko nta hantu namwe uba ugomba gushora amafaranga yawe ngo kujya ubikuza. Hari website ziba zimeze gutyo, bakubwira kuri gukora amafaranga, none wageza amount runaka bakakubwira bati ushyireho make ngo kujya ubashe kubikuza. Nkuko iyi mubibona rero, hari website zayikozeho review zivuga ko ishobora kuba itari legit cyangwa se yaba itari legit. Ubwo amahitamo ni ayawe, niba uyigerageza cyangwa se mugategereza nkazabagezaho review ya kabiri ibabwira neza ko ino website itari legit. Impamvu nyikozeho ino review nuko nabonye abantu benshi bayikoresheje bambwiye bati nyikoreho nanjye nyirebeho. Ubwo rero n'umuntu utarayikoresha, niba uyinjiraho ukabanza ukareba link iri muri comments, ubwo rero niba uyinjiraho tugatangirana tukareba niba iri legit kimwe, simbizi. Ni ino review yanjye. Niba utarakora subscribe, kora subscribe. Ubwo mutegereze video itaha iyivugaho neza, tureba niba kubikuza bikunda cyangwa se ari scam. Murakoze.